السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala kandi birahagije. Amahoro ye muhweze n'imbabazi ze bigiye kubatoranyijwe ndetse n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira n'abazayikurikirageza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala adushyire muri bo bavandimwe kuri uno munsi wa Eid al-Fitr uyu mwaka w'igihumbi 441 uhereye ku yimuka rya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ari no mwaka w'ibihumbi 2020 uhereye ku ivuka rya Isa alayhi salam. Dukomeje kuganira ku mateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twaganiriye ku bijyanye no gutangira kubwiriza ubutumwa yahawe, abugeza cyane cyane ku bantu b'umuryango we, urugo rwe. Ndavuga urugo, abantu yabanaga nabo mu rugo n'inshuti ze magara, nazo zikagenda zibugeza ku zindi nshuti zazo magara. Iki gihe kikaba cyariswe yuko aryo cyo gutangaza ubutumwa mu rwego rw'ibanga. Cyamaze rero imyaka 3 hinjira mu Bisilamu abantu bari muri za 40, ariko abo bantu bake bumva kwemera kwabo kwari gukomeye cyane. Ukwemera kwabo kwashoboraga kuba kwasunika umusozi, ukwemera kwabo kwashoboraga kwihanganira ibibazo ibyo ari byo byose, kandi n'ubumenyi bari bafite nubwo Qur'an yari ituzuye, ariko ubumenyi bagendaga bakira bwose bwabajyaga mu mutwe, bukajya mu maraso, bukajya mu mutima, bukajya hose ku buryo nta gushidikanya na gukeya babaga bafite. Igihe rero cyarageze, hazi igihe cyo gutangaza ubutumwa, noneho mu buryo bweruye, ariko nanone ari intambwe ya kabiri itegereje intambwe ya gatatu. Iyi ntambwe ya kabiri Allah subhanahu wa ta'ala yategetse Rasul sallallahu alaihi wasallam noneho gutanga ubutumwa ku muryango we wa hafi. Ubwo no kuva mu rugo rwe noneho no ku nshuti magara, akajya noneho ku muryango wa Bani Hashim, wa muryango twavuze ko ariwo akomokamo. Qur'an yaramubwiye iti wa anzira ashirataka al-aqrabin, atiburira noneho umuryango wawe wa hafi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ahamagara umuryango we wa hafi ari bo Bani Hashim, barimo base wabo, barimo ba nyirasenge, barimo bamwe mu bakomoka mu muryango wa nyina umubyara, harimo babyara be, harimo bakuru be, barumuna be kwa base wabo, ndetse n'abakomokaho. Abahamagara mu iteraniro isa n'inama, arababwira ati maze rero mubimenye ndi intumwa y'Imana kuri mwe no ku bantu bose.
ndababurira yuko ntimunyumvira mugakurikira inzira iyi Allah subhanahu wa ta'ala yampaye kubereka, muzaba murokotse, murokoye n'abanyu. Ariko kandi nimutanyumva mukanyumvira mugacukubiri n'iyi nzira, imbere yanyu hari ibihano bibabaza. Ubwo yabwiraga umuryango we nyine wa hafi aribo Bani Hashim. Baramwumva, bamutega amatwi, ndetse bamwe bamwereka ko bamwumvise koko kandi banamushyigikiye, kuko yababwiraga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nta yindi mana ikwiriye gusengwa no kugaragirwa by'ukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kandi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni intumwa y'Imana. Yaberekaga ingeso mbi zari zimaze gukwirakwira muri bo, muri uwo muryango, ndetse n'impande zibakikije n'isi yose. Abereka ko igihe cy'ibyo ngibyo kigeze yuko bivugururwa, abantu bagafata umurongo ukwiriye, abantu bakajya mu bupfura, abantu bakajya ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bamwe rero baramwumvise, ndetse banamwizeza yuko bari ku ruhande rwe. Ariko se wabo witwa Abu Lahab we aramubwira ati, icyo kintu uzanye ni ikintu gikomeye cyane, ikintu kirimo kuvuga imana zacu, imana z'abaturanyi bacu, ukaba ugiye kuzikuraho, ugaragaza ko nta kamaro zifite. Mbese muri make usa nkaho ushaka kuvuga ko abantu badahagaze neza, bari ibicucu. Ibi bizatuma abantu bahaguruka kuza kukurwanya. Twe rero ubone Abu Lahab ukivuga, nta mbaraga twifitiye zo kuba twahaguruka ngo turwane n'Abakuraishi. Hariho umuryango mugari wacu, aribwo bwoko bwacu dukomokamo, nkanswe noneho urimo no kutubwira n'Abarabu bose n'isi yose. Ntabwo rero dushobora kukwizeza ko tuzagushyigikira cyangwa ko tuzaba ku ruhande rwawe. Uwo ni Abu Lahab wavugaga nk'umwe mu bayobozi bo muri uwo muryango, kandi abantu bakuze. Ariko se waba Abu Talib, wa musaza wamureze, we ntabwo yari ari ku ruhande rwa Abu Lahab, ahubwo yagiye ku ruhande rw'umuhungu wabo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amubwira yuko, mwana wanjye, ibitekerezo ufite ndumva ari byo, ndetse nta kintu ushobora kuzaba duhari. Ibyo dufite, imbaraga dufite, tuzazikoresha kugira ngo ubwo butumwa ufite ubugeze aho bugomba kugera. Tuzagushyigikira. Nuko rero bavuye mu nama ari ibice bibiri, ariko noneho batangarijwe, nta nubwo babwiwe ngo mugende mwicecekere, ahubwo bari bafite n'uburenganzira bwo kuba babigeza ku bandi bantu. Mu minsi yakurikiyeho itari myinshi, Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye kuri al-Kaaba uko byari bisanzwe, agiye kwambaza Allah subhanahu wa ta'ala no kwizenguruka. Nubwo bwose amashusho
arenga 360 yari agihari, ahurirayo na wa musaza mwene wabo w'umugore we Khadija radhiyallahu anha. Uwo musaza twigeze kumuvugaho yitwa Waraqat bin Nawfal, wa wundi wari ufite ubumenyi ku bitabo bya mbere ya Qur'ani, ari byo Taurati na Injili na Zabur. Bahuriye rero, uwo musaza amushyira ku ruhande aramubwira ati mwene mukuru wanjye, umugore wawe yangejejeho ibyo wabonye, narabyumvise, nanamugutuma mubwira yuko niba ibyo ambwira ari byo, ko uri intumwa ya nyuma hano ku isi. Ati nibyo nari namutumye, nisigiye wamutumye, ariko yambwiye ko aje kubikubwira kubera yuko nanjye mukuri nasaga nkaho natunguweho gakeya. Ati rero ndashaje, ariko nutangira gutanga ubutumwa ku mugaragaro, abantu bazakokama, bazaguhakana, bazakurwanya. Ndifuza yaba naba nzaba nkiriho ariko nanakomeye, kugira ngo njye ku ruhande rwawe, nkurwanirire, nguhagarareho, kandi aba bantu bazana kwirukana mu gihugu cyawe. Rasula arikanga aratanga ati ese bazanyirukana? Ngo bazakwirukana rwose, igihe kizagera uzisange utari muri uyo mujyi wawe. Ndumva isomo rya none twariyangiriza ahangaha bavandimwe, tubona akanya tuzakomeza insha Allah. Ariko mbere yuko mbasezera, ndashaka turebe icyo dukuramo. Iyo hari ubutumwa bukomeye nk'ubu, cyane cyane ari ubwa Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo biba biri mu bwenge guhaguruka gusa ukajya mu muhanda ukajya gutangira gutangaza ngo ufite icyizere cy'uko urinzwe na Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa ubwo butumwa burinzwe. Kuko nkuko nahandi twize kubivuga, Allah akoresha abagaragu be, akoresha abajabe kugira ngo arinde ibye, kugira ngo arinde n'iby'abantu jalla jalalu. Nicyo gituma rero intambwe ya mbere yari yo kuvugana n'abantu bo mu rugo rwe n'inshuti magara, za zindi koya rwose zitashobora kumutenguha na gato. Urwego rwa kabiri, intambwe ya kabiri, ni ukuvugana n'umuryango mugari wa Bani Hashim, kugira ngo abo abari bubyumve muri bo babe ku ruhande rwe, abatari bubyumve birumvikana ko atari ngombwa ko abantu bose banabyumve ku munsi umwe cyangwa babyumvira icyarimwe, nabo babe bari aho ngaho, ariko nibura ubutumwa buba bufite ahantu buhagaze, ahantu igihe nikigera cyo kubutangaza buzaba buhagaze. Icya gatatu, nuko iyo umuntu agiye gutanga ubutumwa cyane cyane nk'ubwa Allah subhanahu wa ta'ala, utagomba kujya guhera kure, kandi hari abawe bari hafi nibo banza kubwira. Burya ni no mu muco wa Kiislamu, ku bantu bakora dawa, ku bantu babamenyi, mbere yuko ajya gutanga inyigisho mu rugi, ku musigiti cyangwa ahandi, abanza kubaza kuganira n'umuryango we kugira ngo ayoborane gutanga urugero neza. Icyanyuma rero nuko utanga ubutumwa nk'uko tubibona kuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agomba kuba yiteguye kutagamburuzwa, cyane cyane ko ari ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba hari bamwe bamuhakana, abandi bakaba bemera ibyo arimo kuvuga, ibi ngibi akabifata nk'ibintu bisanzwe rwose, agakomeza inzira arimo kwerekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi nuko tubona burya amaraso araremera kurusha amazi, nubwo muri basi wabo na bene wabo bandi hari abamuhakanye, ariko urabona
umubyeyi wamureze se wabo Abu Talib, ko ashobora kuba n'ibyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavugaga wenda atanabyemera neza, ariko harimo za mpuhwe za kibyeyi zajemo. Aramuzi mu buto bwe avuka, yaramwirereye, amuziho ukuri, amuziho kwizerwa. Yumva rero ubu butumwa arimo kubabwira ko yabonye agiye no gutangariza isi, arumva ko atabeshye. Yiteguye rero kumushyigikira nubwo akuze bwose. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.